Leaders of our nation's highest institutions, honored guests, including chiefs of defense staff, members of the diplomatic corps, bashyitsi bahire by'umwaka w'ingabo z'igihugu, abahagarariye ibigo byanyu hano mu Rwanda, inshuti z'u Rwanda mwaturutse hirya no hino. mpereye no kuri aha turi ni kimwe mu bigaragaza uko tugenda twiyubaka twongera kubaka igihugu cyacu. Abanyarwanda rero ndagira ngo munyihanganire kuri byinshi nze gukoresha ururimi rw'amahanga, mwebwe dusanzwe tumvikana, dusanzwe tuganira, ndagira ngo nabo banyumve. Ndagira ngo abandi batumva ikinyarwanda banyumve batagombye gusemurirwa. Today, we come to the end of a period of commemoration. Uyu munsi dusoje iminsi yo kwibuka ndetse turishimira kubohorwa kw'igihugu cyacu. I want to thank all of our guests and friends who have joined us. Ndashimira abashyitsi n'inshuti baje kwifatanya natwe. Rwandans today are better and stronger than we have ever been. Abanyarwanda bameze neza muri iki gihe kuruta ikindi gihe. Like the men and women of our defense and security forces who have just paraded before us. 3 decades ago, mu myaka 30 ishize, this building iyi nyubako was the site of refuge wari ubuhungiro bw'Abanyarwanda from the surrounding bari bayituriye. Rwandans flowed here for safety. Kandi abenshi Many were saved barahakiriye. thanks to the Rwandan Patriotic Army. Turashimira ingabo z'u Rwanda. An act that was repeated countless times all across our country. Icyo gikorwa cyo kurokora abitwaga cyakozwe inshuro nyinshi cyane hirya no hino mu gihugu. We express our thanks Kuri uyu wa 4 to Nyakanga those who liberated Rwanda dushimiye byimazeyo ababohoye u Rwanda kandi turibuka n'abahatakarije ubuzima. Our army and security forces Ingabo n'inzego z'umutekano zacu of unity ni ikirango gikomeye cy'ubumwe n'umutekano. in opinion surveys ranking trust in public institutions. Ubushakashatsi bwibanda ku buryo abaturage bizera inzego za leta bugaragaza ko inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri mu zizerwa kurusha izindi. That is no accident. Ibi si impanuka. After the genocide, the first encounter that most Nyuma ya Rwandans had with jenoside, the new authorities ingabo nirwo rwego rwa mbere was rw'ubuyobozi
our army. abanyarwanda bahuye narwo. The situation in the country was still extremely tense mu and gihugu dangerous. byari bikimeze nabi, Yet, our forces did ariko everything in ingabo their zacu power zakoze ibishoboka byose to treat all Rwandans zita ku banyarwanda bose with professionalism mu buryo bwa kinyamwuga, and humanity, kandi igihe cyose zabaga zifite ubumuntu, of everything that ari nabyo byatanze umurongo ngenderwaho w'ibyakurikiyeho even byose. today, they remain Kugeza uyu close munsi, to the community. inzego z'umutekano ziracyari hafi y'abaturage kandi zigira uruhare runini mu mishinga y'iterambere Such as infrastructure nk'ibikorwa and remezo medical services. na serivisi z'ubuvuzi. This pact of trust, Iki gihango cy'icyizere which we call igihango, is indeed the solid foundation niwo on which musingi igihugu cyacu our country was rebuilt. cyubakiyeho. It was not easy. Ntibyari byoroshye. Remaining principled and consistent is Kuguma ku hard. mahame twiyemeje no kutayatezukaho ni ikintu gikomeye, But that product of doing hard things is absolutely beautiful. By nature, mu miterere yacu Rwandan security posture has always been defensive. u Rwanda Not rwashyize imbere kwirinda ntawe rusagarira. we only act when trouble ariko iyo hagize tuzanaho urugomo n'ubushotoranyi, we prioritize cooperation and working together. duhagurukira kwirwanaho. Rwanda seeks peace for ourselves, u Rwanda rushakira amahoro abanyarwanda n'abatuye aka karere duherereyemo. we know the value of peace Tuzi agaciro ko kugira just as amahoro well as anyone else, kurusha umuntu uwo ari we wese, maybe even more. Where there is a need for humanitarian action, bibaye ngombwa ko hari ahakenewe Rwanda will ibikorwa not byo be kurengera absent. ikiremwamuntu, tuzafata iya mbere mu gutanga ubwo bufasha. but the only real answer to any U Rwanda humanitarian ntiruzigera rubura crisis ahantu nk'aho hasaba is to ubwitange. fix Nyamara umuti w'ibibazo the root nk'ibyo cause of the ngibyo political problem. ni ugukemura umuzi wabyo, cyane cyane uterwa na politiki humanitarian mbi. response cannot substitute Niyo mpamvu for igisubizo nyacyo gikwiriye solutions. gushakirwa mu gukemura ibibazo biri muri izo politiki aho kurinda If we had by'akanya gato not abari mu changed the kaga. formula here in Rwanda, Iyo tudahindura imiyoborere nk'iyo mibi for sure, hano mu Rwanda, our country nta kabuza igihugu cyacu will be under a United Nations kiba kikirindwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe amahoro, liberation ariko ntibyari kuvanaho ko dukomeza gucikamo ibice no gusenyuka burundu. by force. Kwibohora si ibyo guhatira abantu hakoreshejwe imbaraga cyangwa It is iterabwoba. unlocked by a free choice Ni igikorwa gishoboka gusa iyo buri muturage in their heart. abyihitiyemo kandi bimuvuye ku mutima. Because Rwandans will, Kubera ko very few Abanyarwanda exceptions, bakoze amahitamo meza.